arangije mu gihe gito cyane araza kuri YouTube ati Ferdinand baramunwaye, Ferdinand n'uwanjye, ariko noneho uyu munsi wakoze ikintu Sandrina cyakasamutwe kasongoye iwa kugomeza warasinga umugabo utari uwawe, kugomeza umutera ubwo bumubwira ngo azicuza, kukomeza umwereka ko yibeshye kuba yarashakanye na Pastor Mutesi, ni amakosa uri murakora. Ngira ngo wamaze kwerekana kuri social media ko utari umukozi w'Imana cyangwa se utari n'umwana w'Imana. Ubwo rero wabuze byose nk'ingatime. Bivuze ngo we waje ujya kuri social media ubwira abantu, uri kwigisha abantu ibiganiro ngo bundaryoshye, ngo ngo amabuno yaraje, ngo amatayi yaraje. Umuntu wiyita kuri umukozi w'Imana cyangwa se wiyita kuri umwana w'Imana, uro gufata video z'urukoza soni nkaziriye, bitewe nuko abantu uri kubwira ngo nibakwizere, abantu uri kubwira ngo nibakwemere, bamaze kubona ko ubuhamya bwawe atari bwiza, n'ubuhamya utafata ngo bufure. Ubuhamya ntago bufurwa. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo abamu wabo nibagikare ibiro cyanjye, ariko Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Ese urebye neza ubona uri ukiri mu nzira Imana igushakamo? Rero niyo bashaka kubabwira ngo kugira ngo uzatinde utereta abantu, tinda utereta Imana, Imana izakwemeza abantu. Amen. Tinda ubana n'Imana kurusha gutindana n'abantu. Abantu mwatindana nibagira icyo kubakumarira, abantu mwatindana nibagira icyo baguha, ariko nutindana n'Imana izakugirira neza. Imana niyo yabwiye umuntu witwa Kayini, iramubwira ngo se Kayini murumuna wawe Abeli ari he? Kayini aravuga ati murumuna wanjye Abeli ntabwo mushinzwe, ntabwo ndi umurinzi we wo kumurinda. Reka twongere tubifurize umugisha w'Imana, amahoro y'Imana abane namwe, ndetse na Rwanda Sheni TV. Mwe mwakoze subscribe, Imana nibahereza umugisha, mukomeze mugubwe neza. Ntago twabura kwifuriza umugisha bene data bari mu ntara gatandatu, ndavuga diaspora, ndetse no gusabira umugisha abantu bari mu bihugu by'abaturanyi, Uganda, Kampala, ndetse n'ahandi Burundi, ndetse no mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Reka tubabwire ngo umugisha w'Imana ubabeho. Nge ndi Prophet Noheli byuka urabagirane. Uyu munsi wa none rero nzindutse cyangwa se numva hari ndi guhatirizwa no kuganiriza abantu ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere tugiye kuganira ku ndyarya, tuganire ku bantu bihishe mu ijambo ry'Imana, tuganire no ku bantu bakomeza kugenda batwereka ubuzima bwacu bwa buri munsi ko badufitiye impuhwe, kandi ari abifuza ko twaseba, ari abifuza ko twamwara, ari abifuza ko naho twagera. Imana ikomeze iduhane umugisha. Nje kukubwira kuri aba bantu batatu, amazina yabo namaze kuyamenya, ni Sanibalati, ni Tobiya, ni Geshemu. Uyu munsi wa none rero utega amatwi, utarangara amaso kuri ekara za Rwanda Sheni TV, kugira ngo mukomeze murebe ibiganiro byacu dukora ku bukene uko bwije. Katwirageze Imana, no mundi jambo riravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta kitararemwe na jambo. Uri Imana ishobora byose, witwa ndiho uzahoraho. Dusengeye abantu badukwikiye bari mu Rwanda, bari mu mahanga, mukomeze kubagirira neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusengeye abayobozi bacu, abari hasi, abari hejuru, dusengeye abashumba, abavuga butumwa, ndetse dusengeye abana b'Imana muri rusange aho baherereye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, Amerika, Australia, hanze, Canada, n'ahandi. Ukomeze kubagira neza kandi ubahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu mwese rero Imana yahaye kugubwa neza, kubyuka neza, kuryama neza, kurya mukanywa, mukizihirwa. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze kubagirira neza kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana. Akoreraga mu byumba by'amasengesho, aho yari atuye hano mu murenge wa Kinyinya, mu mudugudu wa Kadobogo, aho yakoreraga. Nge ndi umuntu twabanye turaziranye, nje ubwanjye turazanye, warabizi ko tuziranye. Ni umuntu wakundaga gusengera abantu hirya no hino, ariko ukuntu yaje kuza kuri social media byaratunguranye. Ni nko kumva inkuba ikubise, ukumva ngo yakubise ahantu. Ni umuntu utaruzwi, yaturendinze mu gihe gito, kuko yaraziranye n'uriya Ferdinand, umugabo wa Pastor Mutesi, ariko mu nyuma biba ngombwa ko
aza kwidekarara nk'umuntu wari usanzwe abana n'uyu witwa Fredina. Hanyuma rero aza kwidekarara ari uko abona ubukwe bwa Pastor Mutesi buri hafi bugiye kuba, ariko arangije mu gihe gito cyane araza kuri YouTube ati Fredina baramunwaye, Fredina n'uwanjye. Ariko noneho uyu munsi wakoze ikintu Sandrina cyakasamutwe kasongoye iwa, kugomeza warasinga umugabo utari uwawe, kugomeza umutera ubwo bumubwira ngo azicuza, kukomeza umwereka ko yibeshye kuba yarashakanye na Pastor Mutesi. Ni amakosa urimo urakora. Ngira ngo wamaze kwerekana kuri social media ko utari umukozi w'Imana cyangwa se utari n'umwana w'Imana. Ubwo rero wabuze byose nk'ingatime. Bivuze ngo we waje ujya kuri social media ubwira abantu, uri kwigisha abantu ibiganiro ngo ubu ndaryoshye, ngo ubu ngo amabuno yaraje, ngo amatayi yaraje. Umuntu wiyita kuri umukozi w'Imana cyangwa se wiyita kuri umwana w'Imana, uri wo gufata video z'urukoza soni nka ziriya, ugenda mu muhanda ngo murabona amaguru meza, ngo murabona ngo afite amabuno. Ni ibiki uri kwigisha abantu? Ni Luka, ni Zaburi, ni Yohana? Nirihe jambo uri kwigisha abantu ryatuma abantu bakurikira bakavuga ngo dukurikira ibyo Sandrine ari kwigisha, dukurikira ijambo ry'Imana iri muri Sandrine? Hanyuma ndashaka kubabwira ngo mwirinde mutazajya mugwa mu moshya. Ijambo rivuga ngo iki? Riravuga ngo nimba ikizira cyamaze kwinjira hera, ni murarame murebe mu ijuru, muhamagara Imana, mutabaza Uwiteka, mwambaza Imana izabambaza. Uyu muntu witwa Sanibalati na Tobiya ndetse na Gashemu ni abantu ushobora kugenda nabo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wakubaka ikintu bakagisenya wakubaka ikintu mu myaka 10 bakagisenya mu munsi umwe. Sandrine, wiguma kubwira abantu ngo bakwizere, kuko icyizere ni ikintu kiboneka rimwe mu buzima kikanaza rimwe. Ushobora kubaka icyizere mu bantu imyaka 10, ariko icyizere cyawe ukagisenya mu munsi umwe. Bitewe n'iki? Bitewe nuko abantu uri kubwira ngo nibakwizere, abantu uri kubwira ngo nibakwemere, bamaze kubona ko ubuhamya bwawe atari bwiza. Ni ubuhamya utafata ngo bufure. Ubuhamya ntago bufurwa. Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo abamuwabo nibagikaribiro cyanjye, ariko Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Ese urebye neza ubona ukiri mu nzira Imana igushakamo? Ese urebye neza ubona ukiri mu mugambi w'Imana? Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo mbere y'uko utokora gatokorwa, niko ijambo rivuga, kari mu jisho rya mugenzi wawe, banza utokora umugogo uri mu jisho ryawe. Impamvu niye rwose twabonye ibaruwa ejo bundi yanditswe n'umuntu witwa Fredina, agusaba kumushyira hasi, agusaba katakigendera muri iyo mico, agusaba katakiri mu nzira zawe, akubwira ko yabaye umupapa, akubwira ko ari guteganya kwibaruka, akubwira ko niwongera gukora ibi bintu byo kumuvogerera urugo, byo kuvogera umudamu we, byo kuvogera umuryango we, bizaca mu zindi nzira, aziyambaza inzego. Ese Sandrine, koko nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu uzi ko Pastor Mutesi we n'umugabo we bwana Fredina bagiye mu rukiko bakajya imbere y'Imana bakamanika akaboko, akavuga ngo ngewe mbaye umugabo wa Pasteur Mutesi Aimé Prédasienne, Aimé Prédasienne akavuga ati nge mbaye umugore wa bwana Fredina. Inzego zigateraho kashi, imiryango igasinya, inshuti n'abavandimwe bagatembera bakajya mu bukwe bakabugeramo, mu murenge bagasinya. Watubabariye koko ugashyira umugabo w'abandi hasi. Sandrine yamaze kumenya ko hiti igihe kinini yashatse yarangiye, ahitamo kugomeza gucukuza uyu muryango, cyane ko ari watumye umenyekana uyu muryango. Si ibyo gusa, noneho urabizi nge turaziranye by the way, uri rutwitsi. Icyo ni ikintu cya mbere uzi ko tuziranyeho. Icya kabiri, ntabwo utinya uruvugo. Icya gatatu, wowe ibintu uri gukora, abana bawe ejo hazaza bazanyarukira kuri social media bavuga ati se mama ibi bintu yabikoraga kubera iki?
nabonye ibaruwa Feredina yandikiye uyu mudamu ndababara. Ntabwo waha umuntu agahenge ngo atuze atekanye. Pastor Mutesi ntabwo mwamureka n'urugo rwe, ntabwo mwamuha amahoro. Erega nta muntu wese uvuka, nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Umuntu wese, nta muntu utagira intege nke mu buzima bwa buri munsi. Ari njye mfite intege nke zanjye, nk'uko Samusoni yagize intege nke kuri Delila, nk'uko yagize intege nkeya ku muntu witwa Dawidi, yagize intege nke kwa Mukahuriya, nk'uko twese mu buzima bwacu bwa buri munsi buri muntu agira intege nke ze mu buzima bwe. Utagira intege nke zo ku badamu azigira ku nzoga, utazigira ku nzoga azigira mu kuvuga nabi, utazigira mu kuvuga nabi azigira mu guhubuka, utazigira mu guhubuka azigira mu buzima busanzwe bwo kuba yakitwara ukundi kuntu. Rero icyo nshaka kubwira abantu badukurikiye ni ukubabwira ngo impamvu mukomereka mu buzima bwanyu bwa buri munsi, nzajya mpora mbivuga, sinzi impamvu butabyumva, niyi ngiyi: impamvu muhubuka, impamvu mugira intege nke, impamvu mutizera, impamvu musanga mwakomeretse, mwizera abantu mudakwiye kwizera. Ndeberaho aho ngaho komeze neza. Mwizera abantu mudakwiye kwizera, mukabana n'abantu mudakwiye kubana nabo. Njya nkunda kubivuga ngo ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi. Wowe witinda utereta abantu, tinda utereta Imana. Imana nikwemera izakwemeza abantu. Ntabwo ushobora kugera ku gasongero k'ibyiza, k'ibyishimo, k'umunezero uri kumwe n'abantu batatu. Sanibalati na Tobiya na Geshemu ni abantu batakwiye kuba mu buzima bwawe. Imana ihimbazwe. Ariko ma Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye, ngo kugira ngo nagucumuraho, nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye Mana, kugira ngo nagucumuraho. Rero ndibaza aba bantu birirwa bavuga ngo bakorera Imana, muri rusange muyikorera iki? Imana kitabatuma kuvoma, Imana kitabatuma gutashya, kitabatuma Nyabugogo, kitabatuma Kanombe. Iyi Mana mwirirwa muvuga, Imana yanyu itagira discipline muvuga, iyi Mana muri mu tubari mumaze guhaga amapirimusi, mumaze guhaga amabyeri ngo iravuze. Iyi Mana muba muri mu isoko Nyabugogo no muri gare yo mu mujyi n'ahandi na za Remera, Imana ikabavugisha. Iyi Mana itagira discipline. Bibiri avuga ngo ibya yose ni ku murongo. Imana yacu ni seriye, igendana n'abantu bari seriye, ivugana n'abaseriye, ikorana n'abaseriye. Imana igiye gutuma umuntu, ntabwo iyi Mana ari torokomande mwirirwa mukirikaho mubonye hose ku ma televiziyo yanyu, ku mafoni, ku ma YouTube. Iyi Mana ntabwo ari vura y'imodoka mwirirwa mwerekezaho mushaka gutwara ngo mujye. Iyi Mana irashinganye. Ni Imana yayoboye Abisiraheli muri Egiputa, ibambutse inyanja itukura, ibageze i Kanani. Mose yashatse kumenyera iyi Mana, iramubwira ngo reba kiriya gihugu kirebesha amaso yawe, ariko ntabwo uzakigeramo, ntabwo uzagituramo, ntabwo uzakibamo. Iyi Mana mufata mukayifata nkaho kuki mutazi kubana n'iyi Mana. Iyi Mana irica, icyo nicyo namaze kumenya, ikanakiza. Iyi Mana ikura ikuzimu igashyira umuntu. Iyi Mana yazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Iyi Mana yazuye umwana wa Yayiro. Iyi Mana yafasha Abisiraheli irabareba ijisho ryiza, ibambutse inyanja itukura, ndetse ihindukirira Egiputa. Imaze kubahindukirira irabareba irabitegereza, ngishyira inziga mu magare yabo. Yarengeraga Abisiraheli. Bintu mukomeje kuza mubeshya ngo Imana iravuze, ngo Imana iravuze. Imana ivugira muri toilette, ivuga muri kunyara, ivuga muri gusakuza. We mwebwe iyi Mana mumenyera, muzamutubwira ngo Imana iratwishe, ngo Imana iraturimbuye. Mwebwe ibyo muvuga mubanze mumenye ibyo muvuga n'ibyo mukora. Ahubwo Imana ibabajwe n'aba bantu bafashe Bibiliya bazizana mu nzu y'Imana, bafata Bibiliya bazizana mu murimo w'Imana, baza gushinga botike baciye muri Bibiliya, baje gushinga botike baciye mu ijambo ry'Imana. Mwebwe ibyo muvuga ntago mubizi, ntago muzi aho muva, ntimuzi aho mujya, ntimuzi iyi Mana uko ikora, ntimuzi uko ivuga, ntimuzi ubushobozi bw'iyi Mana.
rero niyo bashaka kubabwira ngo o kugira ngo uzatinde utereta abantu, tinda utereta Imana, Imana izakwemeza abantu. Amen. Tinda ubana n'Imana kurusha gutindana n'abantu. Abantu mwatindana nibagira icyo bakumarira, abantu mwatindana nibagira icyo baguha, ariko nutindana n'Imana izakugirira neza. Imana niyo yabwiye umuntu witwa Kayini, iramubwira ngo se Kayini murumuna wawe Abeli ari he? Kayini aravuga ati murumuna wanjye Abeli ntabwo mushinzwe, ntabwo ndi umurinzi we wo kumurinda. Imana ngo imare kubyumvira iravuga ngo ibi bintu biratangaje. Iravuga ngo mva nkuhinduye ikivume guhera uyu munsi. Hari abantu bari gukorera Imana ari ibicamuke. Hari abantu bari kuvuga ngo bari gukorera Imana, ngo bari kuvugira Imana, ngo n'abana b'Imana baraciwe ku ngoma nka Sahuri. Itegereze neza utabuhetse ingobyi umwana yaheze kera. Rero nicyo nshaka kubabwira mudukurikiye mwebwe. Ubaka kanya hari abadiaspora bababajwe n'abantu bafite amarira, bagiye bizera abantu bakabahemukira, ariko ijambo rivuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Rero niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo mwebwe Imana yagira icyizere ikabaha ubuzima, ikabaha gutekereza, mwitinda mubana n'abantu batabafitiye umumaro. Urugero cyo ni icambere. Cya kabiri, ingingo ya kabiri twe twavuze 3 ni ingingo y'indyarya. Umuntu akigira indyarya mu buzima bwawe, akagukunda kuko afite icyo gushakaho, ashaka kuguprofitaho, kuko avuga ati uyu muntu nitugendana arangaburira, uyu muntu nitugendana ndabona ibyo kunywa, uyu muntu nitugendana ejo nkamubwira ngo mabitana azabima. Abantu nago bakifite rwa rukundo ruri muri Kristo Yesu, bafite urukundo rw'uburyarya. Umuntu akaguhobera muhuriye kuri church, Yesu ashimwe mwana w'Imana, haleluya, nari nkukumbuye ndagukunda, akaguhobera inyuma ari kuguhema. Umuntu akagukunda ejo ari kuguhereza gutya, yagera imbere atekira agapfa kiragakenyuka kiragacinduka kirakarimbuka. Kubera iki? Kuki mudukunda urukundo rw'uburyarya? Kuki mudukunda urukundo rwo kuduhema? Kuki mutegira urukundo rwari muri Kristo Yesu? Kuki mutizera? Kuki mubangama mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ndashaka kubabwira ngo niba ushaka gutindana n'Imana, inshuti itaguhemukira, inshuti itakubabaza, inshuti itagukunda urukundo rw'agahararo, ni Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Abandi muratubeshya, abandi muri indyarya, mudukunda kuko mufite ibyo mudushakaho, abandi n'abantu utamenye iyo bava niyo bajya. Twebwe rero abantu bafite tinya umuntu kwereka inzira wanyura mugirirwa neza n'Imana, wamara kwinyuramo, urumva hano, wamara kwinyuramo akababazwa n'iterambere uhuriyemo muri yanzira, kandi ari wayikurangiye, ari nawe gusengera. Tinya umuntu kubwira ngo bashaka perime gutya na provisoire, niho nabikuye, akakwereka inzira ugomba kunyuramo state by state, ukabinyuramo sirolo by sirolo pa kubigezeho kubera umugisha w'Imana. Wamara kubibona akababazwa n'ibyo bintu, kandi ari wakweretse inzira. Uyu muntu ni mugari, uyu muntu ni muremure, uyu muntu mutinye. Tinya umuntu wambara ingofero yanditseho ko Yesu Kristo ari umwami, inyuma mu mutima handitsemo antikristo. Kuki tutizera? Kuki tutabana n'abantu mu mahoro? Kuki tutizera ijambo ry'Imana ngo twizere Imana, twizere n'abana bayo, twizere n'ibyitubwira? Abantu bigize indyarya, ariko hari ikintu amaze kumenya, urukundo rwa Yesu ni rucuya. Urukundo rwa Yesu rutandukanye n'urw'abana b'abantu. Urukundo rwa Yesu rutandukanye n'urw'umuntu yakubwira ngo ndagukunda. Naho umubyeyi yagukunda kajana, igihe kiragera akagucutsa, akakubwira ngo narakureze, ndakwambika, nishyura minerval, igihe kiragereze ngo wigenze, umvire hano ugende wikontrol wimenye. Ariko Yesu yavuze ijambo benistidi mini fozoble, yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo imvi zizarinda z'uruyenzi ngibahetse. Yemwe abona hetse nkabaterura mu kivuka, nkabareberera mu nda za baso n'abanyoko. Imvi zizarinda z'uruyenzi ngibahetse. Petero aravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, aravanga Imana irabemera. Bakwange, bagukunde, umuryango uguce ube imfubyi,
ubure so ubure epfo na ruguru ubure so na nyoko, ariko imvi zizarinda ziburenze Yesu akiguhetse. Nzanye ijambo rivuga ngo hari amahirwe ya kabiri Imana ikuzaniye. Akagezi Kereti nubwo kakamye, hari Sarafati Imana izanye ku buzima bwawe. Akagezi Kereti nubwo abantu bakivanzemo, ariko Sarafati hari ubutabazi. Nzanye ijambo rivuga ngo hari amahirwe ya kabiri. Aya mbere yaraje Satana yivangamo na divorce. Aya kabiri araza umugabo araguta. Aya mbere araza umugabo arakwanga. Aya mbere araza abantu bakwita ikivume, ariko akira amahirwe ya kabiri. Urugo ruzima. Mu mahirwe ya kabiri harimo kudepoza bikemera. Mu mahirwe ya kabiri harimo kujya hanze. Mu mahirwe ya kabiri harimo guhura n'umuntu ugomba gukunda. Mu mahirwe ya kabiri harimo umuntu mugomba gushakana. Mu mahirwe ya kabiri harimo gutwara ibinyabiziga. Imana ntabwira mva nkubabwire abantu gasanga abantu ngo ngiye guha Imana ngo amafaranga y'icacumi ngo n'amaturo ngo izame perime. Ntabwo Imana irya ruswa. Imana si umuntu. Imana ni wayitekera kawunga, ni wayiha inyama n'umuceri. Nta kintu na kimwe waha Imana ngo ikundi kugirire neza. Oya, ahubwo iyi saha yageze. Mvugira ngo iyi saha yageze. Petala sidi mini fozo blele kolizango unidrai. Iyi saha y'ubutabazi yageze. Niyo waba uri mu mwobo. Haleluya. Niyo waba uri munsi y'urutare. Iyi saha yawe yageze yo gutabarwa. Iyo umunota wageze n'urushinge byageze, Imana iragutabara. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi saha nambaye, iyi tureba itwereka igihe. Iyi saha itwereka igihe. Ariko iminsi itwereka inshuti nyanshuti turi kumwe. Uzamenya ko umuntu ari inshuti yawe mu gihe wagize ikibazo ukamubwira ngo kana nageze ikibazo wantabaye. Niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo iyi saha n'umunota by'Imana byageze uratabarwa. Ntago ari ngombwa kuvuza induru. Si ngombwa ngo wikashagure. Si ngombwa ngo ubwire abantu ngo mumfashe. Oya. Imana igukorere mu bubiko, iguhe abantu bazima. Bibiliya iravuga ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Izo 7 urimo, izo 7 ndimo. Nje kukubwira ngo inyenyeri yawe igiye kwaka bari muri Canada bagiye kubimenya. Inyenyeri yawe iraka bari muri Kentucky barabimenya. Inyenyeri yawe iraka abari Dubai babimenye. Inyenyeri yawe iraka abari muri Amerika babimenye. Inyenyeri yawe igomba kwaka mu Rwanda hose bakabimenya ko inyenyeri yatse. Kandi icyo nkundira Imana nimeze nk'abantu. Icyo nkundira Imana barakuvumika guha umugisha. Icyo nkundira Imana baraguseka Imana ikaguhereza ibyishimo. Mu buzima bwacu bwa buri munsi aho tugenda aho tunyura. Muririmbyi yaravuze ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, aravuga ngo turindwa n'imbabazi z'Imana, turindwa n'urukundo rw'Imana. Bela satita la winima ni wide bini fozo blere ta wide minifo shando winima. Turindwa n'Imana. Ikiri muri twebwe kibasha guhangana n'imbaraga z'abarangi. Ikiri muri twebwe kibasha guhangana n'imbaraga z'abakonikoni n'abacukwezi. Ikiri muri tira sala winima. Ikiri muri twebwe kibasha gukubita hasi imbaraga z'ikuzimu. Ikiri muri twebwe kibasha kudepasa icy'abadayimoni. Ikiri muri twebwe kibasha guhinguranya. Ikiri muri twebwe kibasha kujya Dubai kikatugezayo. Ikiri muri twe cyakujyana Canada. Ikiri muri twebwe gihangana n'imbaraga z'abarozi. Ikiri muri twe gihangana n'imbaraga z'amahembe. Ikiri muri twe gihangana n'imbaraga z'aba mana. Ndafashijwe nongeye kumva Imana bundi bushya. Ndakumva papa de last demi haba kuki avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire nimva icyo Uwiteka avugana nanjye. Ese urarindiriye? Urarindire ko iby'Imana yakubwiye bizasohora? Urarindire ko Imana izakugirira neza? Urarindire ko Imana izagutabara? Urarindire ko uzatabarwa n'Imana? Ijuru ritabara si ukubeshya.
ijuru riratabara n'ukuri, ijuru riratabara, ijuru tuvuga si irya Kamonyi, ijuru tuvuga si irya Gasogi, ijuru tuvuga si irya Nyabugogo, ijuru tuvuga ni ijuru ry'Imana ishobora byose. Hahirwa abantu bamesera ibishura byabo mu maraso ya Kristo, hahirwa abantu bavuganye n'Imana kizabatabara, hahirwa abantu bavuzweho n'Uwiteka, hahirwa umuntu ufite Imana ya Aburahamu mu mutima we nk'umutabazi izamurengera mu byago no mu makuba. Witinda utereta abantu, tinzana n'Imana wowe. Witinda wumva ngo abantu ngo ibiki oya. Rero nshaka kukubwira ngo Sandrine reka twe kumutera amabuye, ahubwo tumusengere yongera agaruke ku isoko, yongera agaruke mu murimo w'Imana, yongere yizuze n'Imana, kuko ijambo rivuga ngo hamagara noneho hari uwakumva, hamagara noneho hari ugutegeye amatwi, hamagara noneho hari Imana ibasha gukiza, hamagara noneho hari Imana itari Imana y'inyabitambo. Ubundi tujya mu gusenga batubwiye ko Imana kugira ngo ikore benshi bagiye badushuka ngo ni Imana y'inyabitambo, bakatubwira ko ari Imana ikora ari uko ari icyo twakoze, ariko Imana twinige ntago ari Imana y'inyabitambo. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana ireberera itureberera uko bukeye nuko bwije, ni Imana ibasha kureba aho tutareba, ni Imana yinjira aho tutakinjira, ni Imana ihora abana base gucyareka kwa base kageza ku buvivi n'ubuvevure. Tugana ku musozo ndi kumwe no cameraman wabigize umwuga, ufite ikintu cyitwa anniversaire, ibirori bitandukanye, ukeneye ko yagufasha mu bijyanye no kugufotora umurenge, kugufotorera mu bukwe ndetse ko gufatira video y'ubukwe, hajya ni Blaze Studio. Sanga Blaze Studio. Uwo Blaze Studio yagufasha mu bintu bigiye bitandukanye hirya no hino, tuba tunyuzamo tukagenda tupromotinga tuvuga tutumikira badutumye, ariko umukameramani mwiza bigize umwuga washaka ukeneye kwiga itangazamakuru, ukeneye ko yagufasha mu bintu bigiye bitandukanye ni Blaze Studio. Ndetse mbibutsa neza ko turi kumwe n'umugabo wabigize umwuga witwa Kiboke Promoter. Ukeneye kuzamura YouTube channel yawe, ukeneye kuyimonetiza, ukeneye Facebook, amashine, ibintu bijyanye n'imbuga ewana, uwone bamwita Kiboke Promoter yagufasha. Imana ikomeze kubahera umugisha, tubakunda cyane, mukomeze mukore subscribe Rwanda Sheni TV. Imana ikomeze kubajyana neza, murakoze cyane. Shalom shalom.